Flora ni karibu rega izino size kari zawe wazikoreye igihe kinini nkaba mbona uteneye ko tuguhika narazibagiwe abari kuri YouTube baribona ni WIHENDWA akadomo nzuri akadomo rana turagira ngo rero hari campaign tumaze tubwira abantu ibintu uburyo bikorwa ko umuntu watwita kiri ngombwa ko umukomisiyoneri agaragara mu igura n'igurisha ry'umutungo. Yego nicyo rero tugutegerejeho n'abadukurikiye kugira ngo bisobanukirwe neza. Hari abantu bo muri za diaspora aho ngabo bafite amadolari barapakiye bategereje kwigurira amazu ibibanza bintu nk'ibyo ngibyo. Ya muri make ya ngira ngo tuzwi nyine kukuranga kugura no kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa. Byagiye bigaragara kenshi rero ko ikintu kijyanye komisiyo kijyanye na komisiyo ari ikibazo ku bantu benshi. Noneho uretse kuba ari ikibazo ku bijyanye n'ihendwa ry'amafaranga ya komisiyo atangwa ariko ugasanga no kugirira icyizere abakomisiyoneri cyangwa kugirira n'icyizere nawe ubwawe n'umuntu wo mu muryango nk'umuntu uri muri diaspora kuba yavuga ati mfite murumuna wanjye cyangwa mfite umuvandimwe reka mwohereza amafaranga ngurire kugira ngo wizere yuko yagukoreye neza yakuguriye inzu ushaka biba bigoye. Ni muri urwo rwego rero twatekereje turavuga se nta buryo ubundi aka kazi kajya gakorwa ushaka kugura akagura ushaka kugurisha akagurisha nta mukomisiyoneri ugaragayemo cyangwa undi muntu wowe nyiri mafaranga wowe ushaka kugura ukagura na nyiri umutungo direct nta undi muntu ujemo hagati nawe ushaka kugurisha ukagurisha nta undi muntu ujemo hagati. Nibwo rero twatekereje iriya website urabona ko ikoranabuhanga nyine ubu niryo rishingiweho n'ibintu byinshi aho nk'umuntu ushaka kugurisha ushaka kujya kuri iriya website yacu ya www.nzuri.rwa hanyuma noneho wamara kwinjira muri machine yawe ubona ahantu hari login ukinjiramo ukiregistaringa hari ibyo bagenda bakubaza ukabyandikamo imyirondoro amazina wowe nyiri umutungo warangiza ugashyiraho amafoto y'umutungo wawe. Yego wamara gushyiraho amafoto ugashyiraho detaye niba ari inzu niba ari ikibanza hari iby'ingenzi umukiriya bagomba kumenya. Noneho wamara kubisobanura ubuso bwa inzu yubatsemo ibyumba ifite amatoilette se ibiyubakishije wamara gusobanura uko umutungo umeze ugashyiraho contact zawe yimaze gushyiramo contact zawe inginda yiza hiri arakwirebera ira nawe ushatse wayiranga cyane ntabwo nazibona iriya ni 50 million nk'iriya nzu rero ziba ziri negociable ariko ziba ziri negociable urabona nk'iriya nzu ya 150 byarashobokaga ko nyirayo ayigurisha ariko mu kuyigurisha gatanga nka komisiyo ya 5%. Urumva aragera muri miliyoni 7 ariko manyifiri wayikuriye mbyo narimbonye urutweretse ariko ubu ngo bashobora kuyigurisha ku mafaranga 20,000 yonyine. Nuvuga ngo iyo umaze kugera hahandi ushyizemo amafoto y'umutungo na detail na nimero zawe iyo ngiyo hari ahantu bagusaba kujya ukishyura amafaranga 20,000. Uri muri diaspora ushaka gukoresha ikarita uri no mu Rwanda ushaka gukoresha ikarita cyangwa se ugakoresha mobile money ku bari mu Rwanda. Iyo umaze kwishyura ayo mafaranga inzu ihita ijya ku isoko direct igahita igaragara nka kura turi kuyireba uriya yarishyuye. None iriya nzu rero none se umuntu areba ariko amafoto yayo umuntu yabona atari ngombwa ko agiye cyane ntacyo wishyuye nta na kimwe. Amafoto yo ufungura website nkuko ufungura izindi zose ukareba amashusho n'izo detail urazibona z'uko ingana ibi parcelle uko ingana byose wishyura gusa aho ngaho ubwo duhise tugera kugura. Ugura yishyura gusa ari uko ashimye inzu ku mafoto na detail naho iherereye akishyura noneho agiye kureba nimero za nyiri umutungo. Izi ni ziriho zigurishwa nuvuga ngo rero iyo umaze kureba ari amafoto kuri uri kureba hariya ukirika ku nzu wamara gukirikaho ukabona aho bagusaba kwishyura 5,000 kugira ngo ubone contact za nyiri umutungo. Iyo wishyura 5,000 contact uhita uzibona noneho ukamuhamagara cyangwa ukamwandikira ukamubaza ibindi bibazo by'amatsiko ufite mugahana gahunda ukagenda ugasura ukamwishyura kuri 5 cyangwa mukananiranwa munaniranwa nyiri inzu cyangwa ikibanza cyangwa imodoka cyangwa iki kugira ngo ashyireho ikintu cye ni 20,000 hanyuma wowe kugira ngo nyuma yo kugishima
yego noneho uvugana na nyiracyo wishyura 5 zonyine. Urumva rero ushobora kugura inzu ya miliyoni 200 n'urugero, ugurisha akarekipera komisiyo igera muri miliyoni hafi 10, ugurisha na ugura nawe akarekipera nawe andi nkazingaye nk'eshatu n'urugero, diri karangira ku 25 gusa. Ubwo rero urumva ni ibintu byinshi cyane. None se ushimye ukagenda itaci na nyiri inzu mukawe ntumunanira, uramutse ushatse gushima indi nabwo wakongera ukishyura. Niyo mpamvu ugura ari 5,000 byonyine, kubera ko ushaka gushima inzu ukavugana na nyirayo ukamukatuza wenda ntimwumvikane, ukagaruka kuri web n'ubundi ukareba izindi ziriho, cyangwa ukazareba n'izizashyirwaho ejo n'ejo bundi, kuko ubwo ni isoko hazajya hajyaho byinshi, ukazabona indi ushima n'undi wakenera kuvugana na nyirayo n'ubundi ukongera ukishyura bya 5. Karendi yawe iri kwirebera Karenzi ari kuri yayihaha ndebe neza, ni nziza cyane, irimo n'ikibuga cya basket iriya, urabona harimo na za balansoire, none iriya karusha ifite umujyi wo kontrola wose, ifite view iteye ubwoba, umujyi wari wawe, umujyi wose uba ufite kabisa na jardin byose kuri ryitano ryawe. Ariko iri na equipe, irimo n'ibikoresho, kuri iryo ryitano harimo n'ibikoresho byo mu nzu byose. Buriya inakodeshwa $1,000 niyo make ku kwezi. Nziza kabisa. Ese irokipe cyangwa nyiho umuntu, hari umuntu umucuti wanjye kuyikodesha kuza ino wayimuha kabisa. Nzuri surumva ibyo yaje gukemura atari sawa. Turi ibintu byose birimo wa n'ibitanda birashashe. Yitwa nzurise.com. .rwa. Ariko kandi nta nubwo ari website yonyine, hari dufite YouTube channel ya Nzuri Market. Nk'umuntu utari kumva neza iyi system uburyo ikora, ashobora kujyaho, hariho video imuyobora kurinda ageze kugura cyangwa kugurisha, mbese kugera kuri iyi video iriho kuri YouTube ya Nzuri Market. Ashobora kujyaho video ikamuyobora kurinda agurishije cyangwa aguze. Iba kuri YouTube na Instagram ho. Yego, tugira iyo YouTube channel ya Nzuri Market, hariho aho tubisobanura, haba kuri Instagram, X cyangwa Twitter, no kuri Facebook hose ayo ma video ari gusobanura uburyo ira system ikora. Biri na nimero ushaka muri Nzuri nadusobanurire abantu bo mu mahanga niba hari uburyo twamenya ko iyo nzu nta kibazo ibifite kubijyanye na za mutation. Hari umuntu uba hanze wambajije ati ubwo uyiguze ugasanga iri muri mu ngwate kandi aba USA. Biroroshye, ngira ngo niyo mpamvu haba hariho contact za nyiri umutungo, no kuvuga ngo mu umubaza na UPI cyangwa se nimero ya parcelle iyo nzu yubatsemo. Iyo ufite UPI rero aho waba uri hose ku isi, igihugu cyarabikemuye, ushobora kujya kuri internet, ushobora kujya ku rubuga rwa Land Center ukareba amazina uwo mutungo wanditseho, niba ugwatirije byose ugahita byose biba biriho. Abari mu Rwanda bo biroroshye, ushobora no gukoresha telefone nawe, ashobora kukubwira ukamurebera, ukanza akanyenyeri 651 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Ukanza akanyenyeri 651 urwego, uzi UBI y'ahantu, umenye niba ubona nyiri umutungo aho hantu handitseho. Yego, ubwo icyo gihe uhita unaverifya ko ari we muri kuvugana. Icya kabiri, ukamenya niba hatagwatirije muri banke, uretse ko kugwatiriza muri banke atari ikibazo, muragenda mukishyurana muri banke igakuraho ayayo n'undi n'agasigara naye. Igikomeye rero ahubwo ukamenya niba nta litije irimo cyangwa amakimbirane. Amakimbirane se babwirwa n'iki? Amakimbirane aho yukanza ku kanyenyeri 651 urwego byose urabibona. Ngo harana amakimbirane, hano harimo amakimbirane. Harahaba havuga ngo haragwatirije. Iyo hagwatirije abari yego cyangwa oya, iyo hatagwatirije haratambamiye, ayo ni amakimbirane. Iyo hatambamiye abari oya, iyo hatambamiye abari yego. Noneho rero icyo gihe uhita ubimenye, icyo gihe rero uhita umenya ko mutation yashoboka cyangwa itashoboka. Aha noneho ndemeye kuri Nzuri, najyaga nkumva harimo, urumva ko ari ibintu byoroshye cyane. Uri mu Rwanda na kanyenyeri 651 urwego. Abari mu mahanga bo ni urubuga rwa Land Center. Hari ikiganiro twigeze gukora hano kera tubisobanura nacyo kuri YouTube kiri akanyenyeri 651 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Bikora gusa iyo ufite amayinite atari pack.
amayinite asanzwe atari paka nibwo bikora ukinira mu mitungo y'abantu ubwo rero iriya website abantu bayisura cyane ubwo duhe nimero z'abantu kuko hari n'ushobora kuba adasobanukiwe cyangwa yagera hagati bikamugora ashobora kuduhamagara kuri nimero zacu tukamufasha arizo 07 8 8 48 67 97 iminani ni 0782 48 67 97 ariko akaba yajya no kuri YouTube channel ya Nzuri Market ubusobanuro bwo kuri system ikora byose biriho ubundi bakakurikiza procedure za rwaserera zigahagarara zo kwirirwa batwambura dushwana za komisiyo ngo bavuga ngo ni menshi nanjye nabashimira cyane koze cyane Nzuri murakoze cyane weekend nziza rero twe tuzasubira tugiye kujya mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 guhera kuri iki cyumweru birashoboka ko wenda mutazatubona nkuko mwatubonaga dushobora kuzanyuzamo wenda tukabonera nko tudocumentaire cyangwa se n'umutumirwa umwe babiri ariko ntago tuzakora nkuko byari bisanzwe